yuko ugomba kunyura Nairobi ukajya USA. Nairobi ushakayo ibyangombwa, namara kubona pepa ibyangombwa ngewe singaruka Kigali nakomeza njya USA. Ibyo byari byatumye ufata loan nayo nyifite amafaranga iyo nyafata nkagura ikibanza icyo gihe narebye kuri telefone mbona kuva Kigali Nairobi amafaranga ari kuri bisi nari mfite loan ya banki iwacu nta muntu n'umwe wari ubizi, nari ndi muri konji no ku kazi. Byari ibanga ryanjye jyenyine, nari ndi muri konji live 21 days. Ndavuga ati bye mfashe umwanzuro ngiye kujya muri Kenya nkora ibyo nkora, nzava Nairobi Kenya ngenda USA. Nari nzi kugaruka Kigali igomba kugenda kuri screen akakwereka akakujyana kuri computer akakwereka aho dossier yageze n'ibiki byose, ati ibi barakonfaminze hasigaye ma stamp ibi n'ibi bikumwe nanateye bikomeye. Nguhaye ikaze nkwifurije ibihe byiza ndetse no kugubwa neza cyane. Wowe utameze neza ihangane, ibihe bihora bisimbura na ibyiza n'ibibi biranga ubuzima tubamo. Ikaze kuri Be Proud TV, nitwa Seborex, you have to know me and to love me. Uyu munsi twagiriwe amahirwe n'umugisha uko turi kumwe n'umusore twicaye imbere bamwe bita igikwerere. Watangira twibwira. Okay, murakoze cyane kunyakira. Nitwa Mbanza Sylvestre Babu. Mbanza Sylvestre Babu. Abantu benshi basika Babu. Kuko ndizina rikozo umuntu. Ni akazina ko mu bwana. Ko mu bwana. Babu, tugiye rero kugirana ibihe byiza, niko nge nabyita ko ni ibihe tugiye gukuramo amasomo, tugiye kwinjira mu kintu cyitwa ubuzima. Yego. Buriya ubuzima bw'abantu bugenda butandukanye, na ubuzima bwanjye nibwasa n'ubwawe, ariko ubuzima bwawe nshobora kubukuramo amasomo. Yego. Nanjye ubwanjye ukabukuramo amasomo. Mbanza ni muntu ki? Mbanza Sylvestre Babu ni umusore w'umujene utari umwana cyane, utanakuze cyane, wavutse muri 1990. Mfite 36 ans, myaka 36. Umusore wabayeho nk'abandi, avuka nk'abandi, arakura, ariga nk'abandi, abona utuzi tugiye dutandukanye, arakora ahantu hagiye hatandukanye, akorera ibigo bitandukanye, companies zitandukanye, harimo company bita Positive Production yakoraga sound na light, akora mu ruganda Nyange Industries ari machine operator. Nyuma rero y'ibyo bihe byose aza gusanga nawe yakwikorera. Ubu rero arikorera, afite business akora ifasha guha imirimo n'abandi bantu. So ubwo tuza kubigeraho ibyo ngibyo, uza kubimbaza ndaza gusobanura iyo ariyo. Urebye n'umujene ukunda Imana, wemera Imana, wemera ko ikintu cyose gishoboka mu buzima, utidekuraja, uvuga ngo ejo n'ejo bundi byazagenda neza, uhorana icyizere cyiza cy'ubuzima kiri positive. Duse nk'abasubira inyuma. Yego. Ubona akazi bwa mbere icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Wagize izihe reaction ugira akazi bwa mbere ubona amafaranga bwa? Ari mfite imyaka 21 nibwo nabonye kontra bwa mbere. Nakirangiza secondaire. Narangiza secondaire 2010. Promotion y'Igifaransa kwa kundi bavuga ngo barakura Igifaransa abantu bige mu Cyongereza. So nje rero nakoze ikizamini ndiga 6e 2009 2010 nibwo nasoje. 2011 mbona akazi. Kwa kundi nyine watangiye utushaka amafaranga. Nibwo rero nabonye akazi, kandi akazi kaza kaguha kontra. Ubonye akazi ku myaka 21. Yego. Uribuka umushahara icyo gihe? Yego.
yarangaye nimba atari ba 200 ku kwezi. bibiri Bibiri. mu mwaka wa ryari 2011 uhembwa ibihumbi 200. Hey, uba mu rugo yego. umushahara wa mbere byagenze gute Ushobora nyine uraryoha subizi. Urumva umuntu arangije secondaire afite ibintu byinshi, nzakora ibi, nzambara biriya bintu, nzagura ibyo nshatse. Nawe urabyumva iyo wakuragamo duke kugira wenda bandi bantu mubana cyangwa umubyeyi agira icyo abona, niba ari senkano muhaye andi asigaye, nawe urabyumva. Naguraga icyo nshatse, naguraga umwenda nshatse n'ipantaro, nakoraga icyo nshatse, najyaga aho nshatse. nk'umusore w'umujeni icyo gihe uwo mushahara w'icyo gihe iyo urebye kuri kote ebyiri, haba mu nyungu cyangwa ibihombo, niki cyaje mbere muri uwo mushahara, icyo wakumariye? Urebye byari hagati, ntabwo navuga ngo byari ibihombo cyangwa se byari inyungu, kubera ko icyo nashakaga narakibonaga. Icyo nashaka kwigurira cyangwa se kuvuga ati kiriya kintu ngombe nyibone. Muri icyo gihe urumva umuntu yakirangije secondaire, uba wumva ko ibyo urimo ari ukuri, utarabasha kuvuga ngo ndafata igihe ntekereze nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 bizaba bimeze gute. Wowe akenshi umuntu uri muri iyo myaka abenshi babara ibintu by'ako kanya, ariko wenda ubu byarahindutse simbizi, kubera ko icyo gihe uko byari bimeze n'ubu ngubu biratandukanye. Njyewe rero icyo gihe ko nabibaraga direct, numvaga yuko ibyo ndimo ku kanya ndi mukuri, ariko bitewe n'ibyo nagiye nyuramo nasanze naribeshaga cyane. Ibyo wanyuzemo ni ibihe? Urumva niba ari 2011 tukaba turi 2026, urumva hashize imyaka ingahe? 15. So urumva mu myaka 15 hari ibintu byinshi umuntu yaba yaragiye anyuramo. Ubonye akazi ugakoze neza, rimwe witeje imbere, rimwe ukagira ngo bizaguma nyine bimere nk'uko bimeze ako kanya, ariko mu by'ukuri abajene benshi cyangwa urubyiruko rwinshi navuga ko rwishuka, ariko ntabwo ari bose nabashira mu gatebo kamwe bitewe na témoignage yanjye ndi gutanga. Navuga yuko ntabwo ari bose, ariko ngiye kuri icyo gihe numva ko ari njyewe nyine uri icyo gihe. Bivuge ngo hari amafaranga nabonaga, sinekereze après 5 ans cyangwa 10 ans bizagenda gute. Bivuge ngo rero iyo ukomeje ugakora akazi gatandukanye, ukora mu boss neza, nyuma ugasanga rimwe hari amafaranga ubonye, hari ayo upfushije ubusa bitari ngombwa, usanga ufite imyenda myinshi bitari ngombwa, inkweto ufite nyinshi bitari ngombwa. Aho ugurira hari uwazanye inkweto bati boss nazanye izindi nkweto ngwino ufate n'uhembe uzaba unyishura, kubera ko wabonye urukweto rushasha ugashinduka nyine ufite inkweto nyinshi kandi n'inkweto 2 cyangwa 3 wazimanaginga bigakunda. Wageze aho umuntu waguriraga inkweto akwizera? Niko bigenda iyo uri umukiriya w'ahantu umushorera. Urumva yazanaga imari arambwira ati nazanye inkweto nziza, batayitwara abandi ngwino, ese ko narahembwa ati wowe ngwino nari buzabuyama, kubera ko yabaga ngo kandi murabiswe inkweto z'abahungu icyo gihe zihenda, zarahendaga n'ubu zirahenda. Usanga wambaye urukweto ruri hagati ya 25-50, ariko yakubwiye 35-40 ukayamuha. Ariko muri icyo gihe kandi uyamuhaye nuko utabuze n'izindi zirahari. Ku myaka 21 uhembwa ibihumbi 200, ubwo buzima bwarakomeje uva mu kazi uhindura kandi wakamazemo igihe kingana gute? Ako kazi nakoze imyaka 10. Uhembwa ayo mafaranga cyabageye naga amafaranga yarahindutse bakongeza? Navuyeyo yarikubye agiye kugera hafi 3. 500 gutyo 600. Mu myaka 10 umva yukorera ikigo runaka ari cyitwa bonus, akugenda bakongeza, byose byagiye bibamo. Ariko muri kwa kundi bagenda bakongeza
nawe nk'umukozi uba ufite akazi kandi ufite kontra iri indetermina. Kontra ya burundu niko bishatse gusobanura, igufasha kujya muri banki kwaka loan. Usanga rero umuntu yarakaga loan, nyuma yo kwaka loan hari ibintu byinshi umuntu anyuramo, umuntu aba afite abantu batazi kubera ko wifatiye imyanzuro. Ugasanga izo loan hari ikintu cyambayeho n'ubu ngubu, wenda amafaranga iyo nyafata nkagura ikibanza icyo gihe, ambo ibibanza umuntu yarabiguraga ariko akongera akabigurisha, ariko mwongere ngugura ikindi, ahubwo ukahita uyajyana mu bindi. Yewe amafaranga nigeze gukoresha, hari imyaka mu musore abamo agafata risk mu buzima, ugasanga kenshi ufashe na risk ari wowe wenyine wigishije inama, utagishije inama abandi. Ujya kugisha inama abandi biba byiza kuko hari wakubwira ati ntukore ibi bintu gutya, ariko nshishikariza yuko abajene, abakobwa, abasore b'iki gihe bafata umwanya bajya bagisha inama umuvukanyi wawe, mama wawe, papa wawe umufite, inshuti yawe, undi ubona ari inshuti yawe kweli, mugirana inama. Hari igihe inama ziza ugasanga hari ibintu zigukinze cyangwa zikubujije ko icyo kintu cyakigiye kubaho. So njyewe nigeze ufata risk njya Nairobi muri Kenya, ahantu bita Umoja One, ababa Nairobi barahazi. Mfata konje, nari nyifite akazi, nabonye loan ya banki. Twese rero twakuze tuvuga ngo Amerika abajene benshi, USA ni igihugu cy'isezerano, wahaza wajyayo ibiki. So rero hari ibintu iyo bitarakubaho bikakubaho, nibwo usobanukirwa ukavuga ngo kweri kubera iki nigiriye inama njyenyine. So icyo gihe rero nagiye Nairobi, ntabwo nagiye n'indege, narebye kuri telefone mbona kuva Kigali Nairobi amafaranga yo kuri bisi, nari mfite loan ya banki. Wacu nta muntu wari ubizi, nari ndi muri konje no ku kazi. Yari ibanga ryanjye njyenyine, nari ndi muri konje leave 21 days. Ndavuga ati ngiye mfashe umwanzuro, ngiye kujya muri Kenya, nkora ibyo nkora, nzava Nairobi Kenya ngenda USA. Nari nzi kugaruka Kigali, ariko mu by'ukuri numvaga ko umuntu wari wabimbwiye usanzwe ubona muri Nairobi, numvaga ko ariko bigomba kugenda, ariko nasanze narishukaga. Yari deal yuko ugomba kunyura Nairobi ukajya USA. Nairobi gushaka ibyangombwa, namara kubona paper ibyangombwa, ngewe singaruka Kigali, nakomeza njya USA. Ibyo byari byatumye ufata loan nayo nyifite, kandi tari loan y'amafaranga make. Nibanga yari 7,000. Yari 7,000 by'idolari. 7 gutyo. 2022 I think 2022. Yego. Ibihumbi 2,000. Oya nkunda gufata amafaranga y'Amanyarwanda ngashyira amadolari. Bajya bavuga ngo iyo watura ikintu mu kanwa urakibona. So rero nkunda kwivugana amadolari. Niyo mu bitaro by'Amanyarwanda nshaka uburyo nyagira amadolari 3 cyangwa 2 kugira ngo igihe bizabera biza. Ubwo ari nka miliyoni 10. Zajya kugera. Uzifite na undi muntu bizi. Ufata wanga no gutega indege. Reka bitegera bisi. Njya Nyabugogo Trinity. Icyo gihe Kigali Nairobi yari 50 bifunze. Nyuri Gatuna turakomeza, hari umupaka uba hagati ya Uganda na Kenya bita Busia. Turakomeza mpaka tugeze Nairobi. Nageze nka saa 7 za nijoro. Usanga abantu mwavuganye? Habaye Abanyarwanda benshi, habaye Abakongomani benshi, Abanyamulenge benshi, ariko ibyo nabimenye nyine nyuma natangiye gutembera wa mujyi ngo ndebe se ngiye gushaka simukadi gukoresha, nibwo uhura n'abantu kumva baravuga n'ikinyarwanda. Ushaka kumenya se mukora iki mu mujyi,
business ariko abenshi nasanze hari ibintu bita kinyozi. Kinyozi ndakeka ari ukogosha. Kinyozi hamwe n'ibi abamama cyangwa se abakobwa bakora bita manicure na pedicure by'inzara. Abenshi hariya barabikora cyane mu Nairobi. Rero nabimenye nyuma ko ndivuga ati nanjye diri yanjye ngavuye ahantu, ariko hari ibintu najyaga mbona muri filime kera narabibonye n'amaso. Ibiki? Hari abantu bumva ijambo abasikama bakumva ni ijambo ryoroshye, so bitewe n'ibintu ndi gusobanura cyangwa n'ibyo nza kugeraho ngewe nahuye nabo kuri tele maso ku maso, abantu utakeka yuko ari abasikama koko. Bakwereka dosiye aho igeze, wareba etaje winjiyemo n'uvuye akangahe, ofisi winjiye, abakobwa bakwakiriye, icyayi baguhaye, kofi baguhaye n'udusnacks, uva mu cyumba ujya mu kindi, suti bambaye uburyo bambaye neza, ukavuga ati iyi diri ndimo aba bantu izakunda, nzava hano ngo ntabwo nzagaruka Kigali, nzahita nkomeza USA. Duse nk'abasubira inyuma, ninde wakwakiriye Nairobi mwari mwavuganye? Wari wagupangishije deal? Wari wapangishije deal ntabwo ari waje kumfata saa 7 za nijoro. Hari undi muntu wari uriyo umunyeshuri, nabwiye ko ndi kuza nsanga hari ahantu station ya basi ziparika. Icyo gihe niwe nagiye ndaraho. Ari umunyarwanda? Yari umunyarwanda. Umunsi umwe iminsi ibiri, noneho kubera ko n'umuntu afite amafaranga njya muri deal zanjye. Bari musanzwe muziranye? Wowe nari musanzwe muzi, ngo ati ari ukuntu ujye mu gihugu uvuga ati ese niwe muntu nzi muri iki gihugu, se nayo wamwandika akagusubiza ukamubwira ko ufite urugendo ariko namenye A to Z aho ndujemo. Icyo gihe niwe waje aranyakira. Nawe atazi ko ufite amafaranga? Oya, na deal yari yanjye umutima wanjye. Utamubwiye? Yego. Ubwo uwo mwadirinze yarazi ko wageze Nairobi? Naramubwira ati mu gitondo ndi Nairobi. Arambwira ati rero tugomba kuza nkakwereka rero process. Mu by'ukuri ahantu yanjyanye n'ahantu niveau etage nini pe, ahantu nyine ubona winjira muri office ukavuga ati abantu bamwe bari busy mu kazi, ukora biriya. Rero document banyakaga na passport, ibiki bimwe nari mbifite nyine, mvuga ngo ndaza ibi nibi kumbe mu duhibumbe 2 nyuma y'imisi 5 bakunda ugenda uyatanga bakwereka deal igeze kuri 80%. Ibyo byose rero mu buzima bw'umuntu agenda anyuramo, hari ibintu umuntu kugira mu buzima bw'umuntu aba afite filime cyangwa ibintu yagiye anyuramo, so bimwe rero biba inyigisho kugira n'abandi babyitondere cyane. Rimwe noneho wabona izindi chance n'ububuke ahubwo ugakora ibintu biri ku muco. Ushobora kujya muri Amerika ugiye muri ubu buryo bundi nk'uko abandi bagenda. Ushobora kugenda ugiye kuri visit usura, bibaho. Ushobora kugenda wenda washatse n'umuntu wenda ubayo cyangwa se mwashakanye, iki kazagera ukagenda. Ushobora kugenda no mu bindi bihugu bya Europe ariko byanyuze mu bihe byiza, apana kwifatira umwanzuro ngo ngiye gukora ibintu bimeze uko nuko. Dusubiye inyuma, like abantu bakubona bakuzi asikuru umujene wize intellectual, uzi ibintu by'ikoranabuhanga, ufungutse. Yego. Nirihe banga bashobora kuba barakoreshe kugira ngo bakiringe skills zawe zose baguscaminge bikunde? So ngiye dusubiye inyuma ibyo nakubwiraga, najyaga mbona amafilime aho Nairobi, noneho byabindi nabonaga amafilime naje gusubiza amaso inyuma mbona kuri tele narabibonye. Hari ukuntu winjira ahantu bitewe n'ahantu winjiye, wareba introduction habereye, wareba office, wareba ibyo bakwakiriye, wareba papa n'abamama n'abakobwa bari mu tuzi ku ruhande bari busy. Igiswahili n'icyongereza bari smart. Bakubwiye icyongereza ukavuga, bakubwiye igiswahili kubera ko ndakizi, bakavuga ati kumbe ni kwa kundi umuntu ategura etape par etape kuri bo uko igomba kugenda. Kuri screen akakwereka, akakujyana kuri computer akakwereka aho dosiye yageze n'ibiki byose, ati
ibi barakonfaminze hasigaye amastamp ibi n'ibi bikumwe nanateye ibikumwe kugira ngo ko abantu ari ndavuga ati babitereye aho cyangwa wagiye muri embassy hari ahantu bakujyana ntabwo ari ngombwa ngo ujye muri embassy ariko naho hari office n'ibiki ku buryo ubona nyine ko deal wowe urimo iri seriye ariko kumbe bo bapanze amagahunda yabo urumva rero muri ya myaka nakubwiye nakoreye amafaranga y'ubuto nemerewe loan nayifashe umutima namukaza wowe ubwawe ukavuga ati wakora deal yewe nkajya gushaka nkajya USA gushaka ubuzima kandi dejo ngo nari mfite ubuzima niba nari mfite contrat ya Burundi nyemeye kujya muri banki kwaka amafaranga ariko bumva ntabwo bimagiye imyaka ndimo reka mfata umwanzuro ngende USA ariko umuntu nawe n'abascammer Nairobi barahuzuye bavuga ko umujyi wa Nairobi wirwamo abantu abaturage miliyoni 12 à peu près 11 millions 12 millions mu mujyi gusa kandi narabibonye na caractère zabo n'ibindi bihugu biratandukanye abantu ba Nairobi bose bagenda bihuta nta muntu uba witaye ku wundi kwa kundi umuntu akunyuraho ngo ndebe jeans wambaye cyangwa ipantaro cyangwa urukweto wapi buri mwe ubona ari bize mu mutwe banyuranamo so ugasanga rero mu gihe ubuzima abantu benshi bose baratashe waje kuvumbura gute ko abantu ari abasika igihe cyarageze ya minsi ya konje yanjye iri mu kurangira yanarenze yewe ngiye hahandi muri za office hahandi ni na etage mbona harafunze ndebye mu kirahuri mbona nta meza arimo na computer icyo gihe nyine ndindekuraja ugahamagara icyo gihe urabanza wowe ubwawe ugahagarara ukavuga ati se iyi ni movie ndi kureba cyangwa ndindekuraja ndavuga ati rero ibintu bimbaye ndacyafite n'ubundi ntabwo nasezeye akazi ndacyafite akazi rero mu Rwanda i Kigali ariko ibintu amafaranga ntekereza ko ari loan ya banki yose yamaze kugenda none se umuntu yakwatse 2,500 ubwa kabiri cyatanu ubwa gatatu igihumbi yose yashize nyine hari ukuntu bo batakwereka ko yose ugomba kwiyaduhera rimwe hari ukuntu nabo bategura ikibuga cyabo demi sengi ndasigara nayo aya ngaya ndasigara nayo ndavuga ati rero aho bigeze abantu ndagenda ndaryama ntekereza ibintu byinshi ariko nyine ngaruka i Kigali ngaruka ariko umutima umbwira ngo ubu ngubu buri kwezi nyine bazajya bagucaginga amafaranga ngari nishyure ariko yani bamaye abandi zero nicyo kintu babo tukiri muri Kenya hari umuntu bishobora kubaho amafaranga ari menshi agahita n'akazi kamunanira no kugaruka i Kigali bikanga cyangwa akaniyahurira muri Kenya wari ugifite akazi yego nibyo ariko ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga kigatuma uvuga ngo reka nsubire mu kazi narebye ko nifite akazi kabari ngomba gukora kandi ngomba kukomeza gukora bishyura cyangwa hanze ariko mu by'ukuri niba warafashe loan uhembwa 500 hasi 600 ugasigara wetu uhembwa 200 ariko wumva ibisi 30 y'amafaranga ugiye kubona bitajyanye mu by'ukuri kandi hari ayo wabonye ariko nyine kubera ko amaze kuba impfabusa ukaza ugakora ariko widekuraje nyine ufite ameze neza bikarangira uvuze ati ibintu sembese ugarutse mu Rwanda inkuru yawe iracyari ibanga ugarutse mu Rwanda nta muntu n'umwe wari ubizi kugeza ako kanya nta n'umwe wari ubizi usibye umutima wanjye ariko nyuma baje kubimenya babimenye bigenze gute erega urumva hari ikigo ubukorera kikaba gifite amategeko kigenderaho n'ibyo gikorera abakozi niba ukorera ikigo gikoramo abantu 400 abantu bakabazanya
ati kiriya kigo ni cyiza inyuma nakoreraga Uganda Nyange Industries bakora ishi amazi ni machine operator siko banga ishi z'ubwoko bwose siko banga yogati z'ubwoko bwose ubumenyi nahakuye so bivuge rero amakuru yamenyekanye kiriya kigo umuntu afite kontri mugenzi wa machine operator muhembwa amafaranga angana hanze baba babizi amafaranga kontra afite imuhesha kujya muri banki kubona loan cyo gerega n'umuryango ububizi kuba bakubwira ati meze bite kufite akazi keza kudashaka bite cyangwa uba ku muryango ukavuga ati nzabambikora ariko abati nzabambikora ariko ugasanga kumbe uko bitinza n'ubundi niyo maherezo barabimenye mama yarabimenye umubyeyi se yabonye ka kazi kavuye utakariho bigenda bite ariko gusa ababyeyi ni abantu beza bakunda abana babo uri umubyeyi nk'umupapa cyane cyane noneho umumama iyo umufite uko umwana we wese yaba ameze akugumaho mu masengesho ishapure akayifata wowe noneho hari ukuntu Imana iba yarakwiremeye akwereka ko imbere ari heza icyaba cyose cyabaye n'icyaba cyose ku bushomeri wenda ufite cyangwa urimo muri icyo gihe ariko biterwa ariko n'umuntu ugahorana icyizere kiri positive kumva yuko ejo n'ejo bundi bizahinduka bizashoboka mu kazi wararyamaga like ukiri mu kazi ibyo bimaze kuba uri mu rugo urataga ukaryama ugasinzira narasinziraga ariko umutima wakwibuka ibyabaye bya bintu byabereye Nairobi Kenya hari ukuntu nyine bigutusha bivuge ngo y'amafaranga najyanye muri bya bintu iyo nyagura nk'ikibanza nkamera nk'aho nyibagiweho gato wenda ubu cyari kuba cyari kubye nk'inshuro 5 cyangwa 10 ni urugero ndi gutanga ariko nta mugabo upfa atari kugerageza bivuge ngo nabyo iyo mbigerageza bigakunda bikaba lesi ubu tuvugana aka kanya nari kuba wenda ndi kuvuga ibindi cyane ariko nabonaga ko mfite ubwo bushobozi bwo kugerageza kugira ngo ugere ku yindi level ariko ndeshwa ariko ndavuga ati nyuma yo kweshwa ntabwo ngomba gucika imbaraga hari ibindi umuntu agomba gukora kandi bigakunda ugarutse mu kazi urakoze ya loan warayishyuye yose irarangira ya loan ntabwo ndayishyura still now kubera ko ubu ngubu yufashe loan hari ukuntu biba bimeze ni ibintu abantu basinyaho kampani wowe ubwawe ibigo iyo banki urumva navuyeho nkifitiye loan kandi nari maze kwishyura igihe gitoya icyo gihe iyo utinze kubishyura kubera ko nta yindi mirimo urabona ujya ari gahunda ari ahantu bakoreza bita muri CRB bigaragaza ko ubafitiye umwenda bivuge ngo nta yindi banki cyangwa ahandi hantu wabona loan ariko kubera amasezerano muba mwaragiranye kubera ko mu Rwanda nta muntu ugihema undi mu ntoki amafaranga banyuza kuri konti kandi dushimira na leta y'u Rwanda yuko ibintu byo mu Rwanda byose biri informatize ni ibintu byateye imbere ku buryo ikintu kibaye kiba kigaragara bivuge ngo iyo wongeye kubona indi mirimo iguhemba kuri account kuri banki umenyesha banki warangiza ukumvikana iyo bazajya batwara wabonye indi mirimo aho ku kazi uza kuhava waje kuhava wavuye mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bwiza urebye uburyo nakoraga nta kibazo twagenda nabashimiye yuko habayeho ubwumvikane nyine ngombwa ko ngenda imyaka 10 n'abakorera muratandukana nyuma yo gutandukana ubwo ubuzima bwawe butangiye noneho kumera gute icyo gihe nk'umujene uricara ugatekereza wowe ukiha morale ntiwidekuraje hari abantu batari beza kubera ko ibyo bintu byabaye n'uburyo wari ubayeho baba bifuza kukubona wenda usa nabi
wambaye imyenda itameshe, ugenda wivugisha mu muhanda. Muri sosiyete izo ngero ziba zihari, sibyo cyane. Rimwe na rimwe wenda bashaka kubasaba, ariko mu icyo gihe iyo ugiye mu buzima busanzwe ukiyakira, ukiha morale uvuga ngo ejo n'ejo bundi bizakunda, n'Imana irabyumva. Ariko ibyo byose nyine habaho no kwegera Imana, ukayegereza, ugasenga, ukayubaha. Icyo gihe rero ibisubizo ntabwo bitinda kuza, biraboneka. Icyo gihe rero Imana nayo ugasanga igushizeho igikundiro, urasa neza, inshuti urazifite, ubonye n'izindi z'umumaro ukuye mu rusengero cyangwa n'ahandi hatandukanye. Ugasanga nyine mu buzima bw'umuntu nyine hari ukuntu umuntu afite filime ye, uburyo yateguwe, ukakira ibikubayeho ariko ukanategura ibigiye kubaho mbere. Twinjiye mu buzima noneho bwo kwiyakira, none ugatangira gutekereza ikindi ukora, ntabwo ita ubuzima bw'ibisubizo. Byaje gute? Icyo gihe uricara ukavuga ati ni iki nakora, ko mfite ubumenyi nakuye hariya, ko hanze ubwo bumenyi bukenewe cyane, ni iki kindi nakora. Icyo gihe rero uricara ukavuga ati ese ko leta y'u Rwanda idushishikariza kwihangira imirimo, kuki njyewe nakwihangira imirimo? Hano hanze hari abantu bafite amayide, bafite ibitekerezo, ariko wenda nta gishoro afite. Abo bantu benshi barahari. Abafite ide A to Z ku buryo akubwira ikintu akakwereka naho ibintu bigomba kuva n'iki, aho ugasanga nta gishoro afite. Abo bantu barahari, abo bantu nanjye ndimo. Ariko njyewe naricaye ndavuga ati rero aho bigeze, nkagura amaboko mu mufuka, reka nihangire imirimo. Ndabitangira, mbona biracyari bishasha, ariko mbona ibintu natangiye n'igitekerezo nagize bigomba kuvamo. Ndavuga ati Mana, iyi business y'umushinga ngiye nangiye, reka njye kuri tele nk'abandi, dukompete hanze turebe ibizavamo. Njyewe rero iyo nagiye neza, nkabona ibyo gukora, nkabona iyo mirimo, nanjye ngira abandi neza, ngo turaza kuyigeraho mwanya wawe. Okay, so nyuma yo kuva, tureke kwita twihuta ngo tugere aho ngabo, ahubwo ukiva mu ruganda rw'Inyange, nta bindi bintu n'ahandi hantu wagiye gusaba akazi? Umuntu yaragerageje ahantu henshi hatandukanye, ariko ahenshi hakazamo nka promesse tuzakubwira, turi muri structuring, turi kugena uburyo ibintu bizagenda. Ariko ku bintu bikomeza gutinda, naje no kugerageza kujya Dubai Ports, nibyo gucuruza amamodoka. Urumva uri umuntu ukiri umujene uvuga ati reka njya ahantu muri ibi bintu ndebe, ukajya Dubai Ports, ugategereza umuntu ugomba kuza kugura imodoka. Byahigura rero bikaba amahire, ariko nasanze atari yo domaine yanjye. Njyewe rero nkomeza kwihangira imirimo y'ibyo ngomba gukora. Ba bantu babaga bakuri iruhande muri cya gihe wari ufite akazi, za nshuti mwabaga muri kumwe, icyo gihe bakomeje kuguma iruhande rwawe? Icyo gihe ntabwo byakunda kubera ko urazibura. Umuntu mu bantu ufite ikintu, iyo ntacyo ufite, ntabwo abavuga ngo ntacyo naza kugukuraho. Ariko buriya Imana ni nziza, iyo igusubije cyangwa se igiye kugusubiza, ibishyira ku mugaragaro, igusubizaho abantu babona cyane. Wa muntu wenda nawe umutima ukamukora, ukabatira bitwaye kuri uyu muntu kunuka, ariko igihe cye cyageze. So rero
iyo umuntu akweretse yuko atagukeneye nta mpamvu yuko nawe ukomeza kumwinginga cyane. So hari izindi nshuti mu nsengero, haba inshuti nziza, hari mu nsengero abakobwa beza n'abahungu beza, ubuzima busanzwe hanze ubura n'izindi nshuti. Nta kuvuga ngo wa muntu mwamaranye imyaka 10 cyangwa 5 cyangwa mu bwana niwe uzakomeza muri kumwe. Yego. Mu nshuti wibuka zakugumye iruhande, hari uwo wahereza indabyo? Barahari kandi igihe nikigera nzabashimira. Nzabashimira muve ku mutima ko bahari, si umwe wenyine, si babiri. Ariko hari inshuti ntabwo ari wa wundi wati naguhaye amafaranga ibiki n'ibiki. Hari no kugira inama ukumva gushyiramo morale, bizagenda neza, courage, gerageza, komeza. So barahari kandi igihe kizivugira. Kuko ndizeye, mfite icyizere yuko igihe kizivugira. Uratereka twinjiye mu buzima bw'ibisubizo noneho. Ibyo bibazo byose wari umaze gucamo, aka kanya urikorera, igitekerezo cyavuye byatangiye gute? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ikibazo cyiza. Ntabwo navuga ngo ni ibisubizo 100%, ariko iyo ufite ibitekerezo biri positive, wumva yuko imbere ari heza, nawe uraza ukagerageza, ugatrayinga, ukareba ukuntu ibintu bigomba kugenda, ukiga umushinga, ukareba niba bigomba kuvamo, warangiza ukawukunda, ugakora ibyo bintu bikunze. Rero niyo mpamvu nanjye rero naje gufata umwanzuro, ndavuga ati nyuma y'ibyabaye byose ese kuki nakwikorera. Nibwo rero naje gushinga company ikora ibya protocol na service, yitwa BPS. Magambo avunaguye, magambo arambuye ni Babu Protocol and Service. BPS ya Babu Protocol and Service. Imaze igihe kingana gute ishinzwe? Urebye imaze umwaka ishinzwe, ntabwo ari igihe kinini, ariko nyuma yo gushingwa hari ukuntu murabona utuzi tugiye dutandukanye, ugasanga biri kugenda neza, ukabona usubiranye icyizere yuko ibintu bishobotse, bigomba gushoboka. Ukavuga ati rero ngomba kubikora mbikunze, ngomba kujya ku isoko nanjye nkahatana n'abandi, ngacuruza iyo serivisi. Kuko mu Rwanda ducuruza serivisi, urabizi akenshi ugakorera umuntu ibintu byiza, ukamuha serivisi nziza nawe akanyurwa. Icyo gihe rero iyo wahaye umuntu serivisi nziza akayishimira, uri gucuruza izina ryawe, uri gucuruza kampani yawe, ubona n'utundi tuzi tugiye dutandukanye, ugasanga bya bindi wasabye Imana, cya cyizere ukabona gifite icyerekezo kuko bigomba gukunda. Ubu nyuma yo gukorera abandi, ubu nawe uri gutanga akazi? Yego, urumva iyo nagiriwe icyizere, kampani yanjye bayihisemo, aba bageni bamisemo ko ngomba kuzabafasha ku byerekeye serivisi na protocol. Nanjye rero icyo gihe kubera ko mfite abo dukorana, abo bakobwa, abo bahungu, nabo babona imirimo. Bivuge ngo njyewe rero iyo nabonye akazi ngomba gukora, nanjye hari abo nibuka, hari ibyo nagenewe, nanjye hari abo ngomba kugenera ibindi, kuko uwo muntu aba yakoze kuva mu gitondo kugera nimugoroba, agomba gutaha yishimye kubera ko nabonye ako kazi. Nshimira n'abamaze kumpa imirimo na promesse zindi mfite. Nukuri ni karibu muri BPS, Babu Protocol and Service, tubakorere neza. Nuwe mwihariko cyangwa ubudasa bwa BPS? Ubudasa bwa BPS, iyo wateguye event cyangwa se ubukwe, cyane cyane ubukwe, ufite ubukwe, uriya munsi wawe ugomba kugenda neza. Rero twebwe ubudasa bwacu Protocol and Service nuko ibintu tubigira ibyawe. Ngewe na kampani yanjye tuba turi mu bantu batuma ubukwe bwawe buzagenda neza. Akenshi no mu birori bitandukanye byo mu rugo, iyo serivisi ipfuye, ibintu biba byapfuye. Rero ngewe ngerageza kumenya amakuru y'ubukwe bwawe, nkamenya amatariki, nkamenya icyumweru cya nyuma cy'ubukwe bwawe, nkaba ndi update, nkahura n'abantu b'umuryango
wawe hari ibyo washinze runaka kugira ngo tuzakorane kubera ko we mu gihe uri mu bukwe ugomba gusa neza useka kugira amafoto bizagende neza. Icyo gihe rero ngiye ngurana na ba bantu ugasanga ibintu byagenze neza. Niyo mpamvu rero ngewe iyo habura icyumweru kimwe ngo ukore ubukwe ngerageza kuza mu nama yawe ya nyuma y'ubukwe kugira ngewe tugire ibyo tuganira, hagire n'abantu tuzaba turi kumwe wa munsi kuko uba uri bize. Hari ibindi uba ujejwe na sheri wawe, ibindi muba mwabivuyemo. Hari aho muba mwabihariye rero ngewe BPS Babu Protocol and Service mba mari nk'umuntu uyihagarariye nk'umuyobozi wayo kugira ubukwe bwawe bugende neza. Ikiyongeyeho nuko ni image mancuza isura ya company. Iyo natanze service nziza mu bantu bicaye bari mu bukwe nkora n'akandi kazi niko bigenda muri utu tuzi kubera ko hari ababa bareba service muri gutanga ako kanya bakishimira ibyo muri gukora. Hari ubwo umuntu akubaza ati mwakoze ibintu byiza nanjye mfite umushinga natangiye mwazadufasha. Nuko nguko rero umuntu yagura ibitekerezo ugasanga ibyari ukwiheba cyangwa se kuvuga ngo akazi kandi kazava hehe, ukagura ibitekerezo ugasanga koko umuntu yakugira icyizere mutaziranye yarakubonye ahantu ukora bikaba ngombwa yuko aguha akazi. Ugasanga rero nawe utangiye gutera imbere gake gake ukabona ko Imana yaguhaye ikindi cyizere n'ibindi byiyumviro yuko imbere ari heza kandi koko ubibona. Umaze gukora nk'ibiraka bingahe mu mwaka? Umubare ntabwo wibuka neza ariko mu kwezi iyo ufitemo ibiraka bibiri mu kwezi kumwe niyo cyaba ari kimwe kuko hari abandi muri ku isoko rimwe nabo bakora ibintu nk'ibyo ukora kandi amakampani turayazi. Uba ubona ko uri kugerageza. Nakwifuza yuko bibaye nta ngombwa na buri cyumweru nagira ikiraka ariko iyo haje bibiri mu kwezi ubwo mu byumweru bine hajemo ibyumweru bigomba gukora uba wihamura uvuga ngo ibi bintu ni sawa. Imana ibyagure ibiraka bize n'abadukurikira ni BPS. Nasaba abadukurikira yuko abantu baberaho gufashanya cyane. Shishikariza abantu bazareba ikiganiro yuko bagana company BPS Babu Protocol and Service mukaduha imirimo tukabafasha kugira ngo event zanyu iminsi mikuru ubukwe bizagende neza. So shishikariza rero aba diaspora bafite ubukwe bafite izindi event abatuye hano mu Rwanda nukuri abamukoze gukorana natwe mugahitamo twebwe Babu Protocol and Service. Biba byiza kubera ko iyo mbonye imirimo nanjye hari abo nkoresha hari abo dukorana bikaba ngombwa yuko nanjye mbaha imirimo baba tuba twakoranye izo gahunda abakobwa abahungu 16 20. Biba byiza yuko nawe hari ishimwe atahana hari igihembo atahana akunda muhemba. So iyo muhembye rero nawe atayishimye ayo mafaranga ari cyo akora. So kandi urumva muri ba bantu harimo abo mubereye abakuze abakuzine hari ukuntu ibintu bigenda ari uruhererekanye ugasanga umuntu wagenewe ikintu kimwe cyangwa se ishimwe ntabwo ari risigayeho. Hari ibyo ugenewe wabonye umurimo ariko nawe watanze akazi. Nibwo rero nabashikiriza gukorana BPS Babu Protocol and Service. Ni ukuri mwamukoze cyane. Okay. Alright, so nanjye Babu nsengere ku buryo zaguhaka. Wow, mbayishimiye cyane pe kandi birasaba amasengesho. Oya bizakunda na kinanira Imana iyo ufite iyo projet urayisengera kandi tuzi uburyo uko bupangwa nuko bugenda. Niwe ndahari rwose sebuni karibu rwose nzagukorera neza kandi sashibona ko gutwerera kuki nzakwishyura kushibona ko nzakuro make cyane ariko nzagerageza kandi bizanshimisha n'abafiti bawe na famille yawe mbese abari ugufashanya cyane. So ibijyanye rero ni na service company yawe cyangwa bituma nkaraga ubwenge bwanjye samusubira inyuma. Nibuka ko watubwiye ngo muri cya gihe ufite amafaranga uri kubona amafaranga menshi haba famille yaravugaga ariko kudashaka
babu niki cyatuma udashaka aka kanya wenda buri muntu wese agira projet ze n'uburyo ategura ibintu bye ariko se ku kijyanye n'icyo kintu cyo kuba wagira umufasha umufasha ni ngombwa. Umufasha ni ngombwa kandi ni ibintu umuntu agomba gukora. Hari ubwo ubikora mbere cyangwa ugatindaho gatoya, ariko njyewe nizera Imana, nandi bwaye nkizera, ndabizi neza ko isaha bizaba. Yego wenda umuntu hari uburyo ategura, kandi umuntu muzabana uramusengera. Njyewe reka nkubwire ukuntu bimeze. Wari no kukimbaza icyo kibazo, ushobora kuba wari kumbaza ngo se ufite sheri, biragenderanira gushaka na sheri se udafite sheri. Ushobora kumbaza ngo ufite umukunzi cyangwa ufite sheri, nawe uri single. Ndi single, ariko reka nkubwire ikintu. Njyewe umuntu tuzabana ndamusengera, sinzi aho atuye, sinzi ibyo akora, sinzi uko aresha, niba ari muremure cyangwa ari mugufi. Uwo muntu arahari, ariko sinzi niba ari muri iki gihugu cy'u Rwanda, sinzi niba ari hanze y'u Rwanda. Ariko uwo muntu njyewe ndamusengera, buri munsi ndamusengera kugira naza azaza ari umugisha, azaza ari wowe nasengera. Iyo usenga n'uvuga ngo aba ari mugufi cyari muremure, umuntu tuzahuza, mbese umuntu ndi gusenga. Okay, iyo uri gutanga icyifuzo imbere y'Imana, ubu yibwira ko umuntu uri kumwimagina gute? Ni umuntu uzaza, dukundane, tugire ibyo twumvikanaho, wihanganira kotiri positif ni negatif. Wa muntu ugufasha kugira ngo urugendo urimo umufashe nawe agufashe. Mbese habaho kuganira 50-50. Apana umwe agakora 80 undi agakora 20. Hari umuntu muhuza, ukumva ibitekerezo byiwe, ukumva nawe akumva ibyawe, ukavuga ati uyu muntu ni wanjye. So rero iyo sengera uwo muntu ni wowe mari gusengera, kandi ndakeka sinzi ahantu ahereye, ariko arahari kuko ndashaka kuvuka byo yaravuze. Sibyo? Uzahundira umuryango, Imana ni umugisha w'abana. Dukunda abana banjye, dukunde nawe nkunde, dukunde umuryango dukundutse, kandi ndabizi ko bizakunda. Haba habura igihe cy'Imana gusa. Ufite imyaka itari myinshi, itari na mike, ariko wagiye uhura n'abakobwa bagiye batandukanye mu nkundo. Ni cyo nshatse gusobanura. Nk'aka kanya umva ko umukobwa mwiza wujuje ibyangombwa byo gushaka yaba ari umukobwa umeze gute? Uvuga ngo uyu mukobwa namugira umugore, aba yujuje ibihe bintu? Umukobwa wagira umugore aba yujuje ibihe bintu? Mbere na mbere umukobwa uzi Imana, cyambere uzi Imana. Mbere na mbere Imana ko nayo ndayemera. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu, ni umukobwa tuzubahana hagati yacu. Ubaha. Uzakunda, uzankundira umuryango mvamo, nanjye nkunde umuryango we avamo. Ibindi rero ni ibindi tuzuzanya hagati yacu, biba mu rugo, amashuri, kubaka umuryango. Uri kuvuga iby'amashuri n'ibiki. Ntabwo ndi mu bahungu bavuga ngo ndashaka umuntu ufite doctora, ndashaka muri bari nakubwiye nsengera, ashobora kuba anarimo cyangwa n'anayafite wenda yarize makeya, ariko ibyifuzo byanjye ibyo nsengera abyujuje, umuntu twabana. Ntabwo ndi wa muntu wipasa ibintu birebire cyane, ngashaka ibi n'ibi. Aje aba ari umugisha, biri hagati nta kibazo. So urumva rero kubaka urugo ko ari abantu bagiye bubaka ingo tuzi imyaka ishize bameze neza, kandi barabanye n'abantu basanzwe mu rugero, ariko kubera intego n'intumbero bafite n'uburyo bashaka yuko urugo rwabo rwo kuva hano ukagera aha biba byiza kurushaho. Icya mbere ni ukubahana, mugafashanya. Ibindi rero biza ari inyongera. Rero harimo n'ijambo ry'Imana, mwubaha Imana. Imana ikunda urwo ruhande, ibihugisha cyane, basanga muri mu mashimwe gusa. Nta sheri ufite, uramusengera n'icyifuzo uhora ubwira Imana, ariko wumva ko ari iyi myaka utazigera urenza. Hari
irahari kubera ko niba mfite imyaka 36 hari ukuntu umuntu akora projet yo gushaka urugo, nimubona ntabwo twarenza nkimubona ukibona sheri ntabwo umwaka umwe n'igice wareka tutabanye. Yego Imana ibijya ko waruvuze ni umwaka mukeya. Oya biterwa n'ibyo nishizemo, biterwa n'uburyo ubanye n'uwo muntu cyangwa se n'uburyo uri seriyemo nawe n'uburyo arimo seriye. Iyo wamaze ufata projet y'uko ushaka kubaka urugo, umuntu mwabyumvikanye, kera habagaho kumenya ahuriye kuri za kiliziya ibiki, hari umuntu muhuza ugasanga uwo mushinga nawe ufite, ugasanga ukeneye umukobwa uri serious. Yego habayo kubwizanya ukuri, nta mpamvu rero yo gutinzamo ibintu, nta mpamvu yo gutinda mu bintu kandi mwamaze gufata umwanzuro. Icyo gihe rero mu banyakuri ugasanga ibintu bigenze neza. Ahubwira mfite gahunda njye ntabwo nje gukina. Yego ntabwo nje gukina, nawe ntabwo aje gukina, kandi ndacyakomeza kumusengera, igihe azazira muzabimenya. Imana ibyumve imuguhe rwose, izo nzoga nanjye nzazinywe zo fanta, ahubwo tuzita inzoga mu mico nyarwanda y'ubukwe. Ari nta kibazo, kandi isaha izagera ndabizi. Okay. So dusoza tugana ku musozo, ubuzima bwose waciyemo kuva Imana ituma ubaho neza, ukabona akazi, ukiga, ukanyura mu bibazo, ariko akakanya ukaba none harongeye ukaba uri mu buzima bwiza, nirihe somo wakuyemo? Ese isomo wakuyemo niki byakwigishije wabwira n'abandi nabo wabigisha? Isomo nakuyemo rero bitangira aho nabitangira imbere, nuko mu buzima bw'umuntu agomba kubamo, agomba gutekereza imbere hazaza. Ibi bintu birashoboka, Imana ituje umuntu ubuzima, uno munsi ntabwo uzi ngo ejo bizagenda gute, ariko hari n'abantu bageze imyaka 60, 80, 100 turabazi. Uriya muntu aba yarabaye umwana akawumije, hari ibyo ugomba gutekereza biri imbere, kandi iyo ufite ayo mahirwe ugomba kubikorera. Uri kubikora ako kanya, bivuga ngo iyo ubiteguye neza muri ya myaka iri imbere bikugira akamaro cyane. Bivuze ngo rero inama nagira abajene benshi urubyiruko, ukumva yuko igishoro cya mbere ni ubuzima, uko bigishoboka. Nta mpamvu yo kwiheba mu buzima, nta mpamvu yo kuvuga ngo urapfuye cyangwa se bigenze gutya. Ejo ni heza, birashoboka. Ufite ibitekerezo bizima birashoboka. Niyo nta n'igishoro waba ufite, ariko anytime ibintu birahinduka. Pfa kuba wowe ubwawe wumva yuko ushoboye. Iyo umaze kumva yuko ushoboye, uratrayinga ibintu byose bitandukanye bigakunda. So rero nasoza mvuga ngo buri umwe wese ajye yumva aho ari, aho yicaye haryamye, aho yihunze avuga ngo ibintu ntabwo bimeze neza. Mbere na mbere n'Imana, usabana n'Imana, nyuma yaho ukayisaba. Hari ibimenyetso igenda ikwereka, ibimenyetso utangiye kubona rero ugatrayinga bigakunda. Ntabwo guhamagara akavuga ati mfite projet y'ubukwe, wazamurira atakuzi, waramuhawe n'undi muntu, ukabona birakunze, ejo undi akaguhamagara, gutyo basanga ibintu biri kugenda neza. So niyo mpamvu rero imbere ni heza kuri buri muntu, nta mpamvu yuko wakumva yuko ibintu byawe biri ku ruhande ruri negatifu. Cyumva ko yego ushaka kuba negatifu, ariko reka izo negatifu zigabanuke bibe positifu. So rero iyo ibintu byagenze neza, ibisubizo bigaragara mu bikorwa, bigaragara mu mihindukire y'imibereho yawe, bigaragara mu gufasha abantu, bigaragara mu gushima Imana uvuga ati warakoze Mana, bigaragara mu muryango wabonye, mu bana wabyaye, nuko ibintu biba bimeze cyane. Nimero yawe rero contact zawe kugira ngo abazagukenera. Nakoze cyane. Nimero yanjye ni 0787 61 21
12. Nabisubiramo. Yego, iri kuri WhatsApp. Yego, 07 87 61 21 12. Cyangwa se ushaka kunyandikira kuri email ni mbanza united @mbanzaunited01@gmail.com. mbanzaunited01@gmail.com. utabyumvise neza azasubiza inyuma ikiganiro. Kuri TikTok ni BPS Bamboo Protocol Service. Kuri IG Bamboo Sphere. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Wakoze kutuganiriza no kudusharinga isomo ry'ubuzima ku giti cyawe. Ubuzima bw'abantu ntabwo busa, ubuzima tubamo mu isi ya buri munsi, ariko ubuzima bwawe nshobora kubukuramo isomo. Reka mbere akabando nzitwaza mu minsi iri imbere byinshi watubwiye, byinshi byatuma natwe twirinda ibyo wahuye nabyo. Imana iguhe umugisha kandi iteze imbere business yawe, yagura amaboko yawe. Reka dushimire mwese muba mwadukurikiye, mudukunda kuri Be Proud. Ikora subscribe nimba utari wayikora. Njye nitwa Sebo Rexon. You have to know me and to love me. Hasta la vista.